Yesu Kristo nashimwe. Uyu ni umunsi w'157 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoza igitabo cy'imigani. Turatangira ibice 26 dusoreze ku bice 31. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nk'uko urubura rwo mu cyi rudakwiriye, haba n'imvura yo mu isarura, niko kubaha umupfapfa bidakwiriye. Nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Ikiboko gikwiriye ifarashi, icyuma mu kanwa gikwiriye indogobe, n'inkoni nayo ikwiriye ibitugu by'abapfapfa. Ntusubize umupfapfa ibihwanye n'ubupfapfa bwe, kugira ngo udasa nawe. Subiza umupfapfa ibikwiriye ubupfapfa bwe, ye kwirata ko ari umunyabwenge. Utuma umupfapfa aba yivunnye amaguru, akaba yihaye gupfirwa. Nk'uko amaguru y'ikimuga agenda ajegajega, niko umugani umera mu kanwa k'umupfapfa. Guha umupfapfa icyubahiro ni nko kujugunya isaho y'utubuyenge tw'igiciro kinini ku kirundo cy'amabuye. Nk'uko ihwa rihanda mu kiganza cy'umusinzi, niko umugani uciwe n'abapfapfa uvugwa. Ugurira umupfapfa cyangwa umuhisi ameze nk'umurashi ukomeretsa abantu bose. Nk'uko imbwa isubira ku birutsi byayo, niko umupfapfa asubira ku bupfapfa bwe. Mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwo? Mbese wabonye umuntu wiyogeza ko ari umunyabwenge? Wapfa kwemera umupfapfa kumurutisha uwo? Umunyabutare ahwaganya ati mu nzira hari intare, ni ukuri iri mu nzira nyabagendwa. Nk'uko urugi ruhindukira ku mapata yarwo, niko umunyabute agarukira ku buriri bwe. Umunyabute akora ku mbehe akananirwa kwitamika. Umunyabute yibwira ko ari umunyabwenge kurusha abantu 7 basubizanya impamvu. Umugenzi urakazwa n'intonganya zitamwerekeyeho ameze nk'ufashe imbwa amatwi. Nk'uko umusazi arasa imyambi iriho amafumba bikazana urupfu, niko umuntu ameze ushukisha umuturanyi we amashyengo ati nagukinishaga. Iyo inkwi zibuze umuriro urashira, aho inzimuzi zitari intonganya zirashira. Nk'uko amakara acwekera bakongeraho andi, cyangwa inkwi zishyirwa ku muriro, niko ukunda intonganya acana impaka. Amagambo y'inzimuzi yongorerana aryohera amatwi kandi akuzura umutima. Ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima we abitsemo uburyarya. Nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima we harimo ibizira 7. Naho urwango rwe yaruhisha ku buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Ucukura urwobo azarugwamo, kandi uhirika ibuye rizamubirindukana. Ururimi rubeshya rwangabo rwakomerekeje, kandi akanwa gashyeshya kararimbura. Imigani ibice 27. Ntukirate iby'ejo, kuko utazi icy'uwo munsi uracyana. Ntukirate iby'ejo, kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Aho kwishima washimwa n'undi, ndetse n'umushyitsi, ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Ibuye riraremereye, umusenyi ni umutwaro, ariko uburakari bw'umupfapfa burusha byombi kuremera. Uburakari butera urugomo, kandi umujinya umeze nk'isuri, ariko ninde washobora kwihanganira ishyari? Guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaseruka. Ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akabya. Uwijuse akandagira mu buki, ariko inda ishonje ikirura cyose kirayiryohera. Uko inyoni iguruka igasiga icyari cyayo, niko umuntu ameze urorongotana agati iwabo. Nk'uko amadahano y'imibavu anezeza umutima, niko umuntu aryoherwa n'inama ivuye mu mutima w'inshuti ye. Ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba ntukajye gutabaza mwene so. Umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Mwana wanjye gira ubwenge, kandi unezeze umutima wanjye, kugira ngo mbone uko nsubiza untutse. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Uwishingiye umushyitsi
uwishingiye umushyitsi umwaka umwambaro we w'ingwate, wishingiye umugore w'inzaduka umenye ko ari inshingano. Uzinduka kare cyane akajya gushima inshuti ye asakuza bimubera nk'umuvumo. Umunsi w'imvura nyinshi y'urujojo rudahita n'umugore w'ingare uvuga urudaca birahwanye. Ushaka kumubuza ni nko kubuza umuyaga, aramufata anyerera nk'amavuta. Uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Uhinga umutini niwe uzarya imbuto zawo, kandi unamba kuri shebuja niwe uzashimwa. Nk'uko amaso y'umuntu arebana nayo mu mazi, niko umutima w'umuntu ureba mu wundi. Ikuzimu ni irimbukiro ntihahaga, niko n'amaso adahaga kurora. Uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, kandi umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogeza. Nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano, ubupfu bwe ntibwamushiramo. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoraho iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Ubwatsi bukuze buracibwa bukarandurwa hakamera ubushya, kandi ibyatsi byo mu misozi bigakoranirizwa mu rugo. Abana b'intama bakubera imyambaro, kandi ihene zivamo izigurwa umurima. Nayo amahenehene azaba ayo kunyobwa nawe, aguhaze n'abo mu rugo rwawe, ndetse atunge n'abaja bawe. Imigani ibice 28. Umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Igihugu kigira abami benshi, kigira amagomerane, ariko umuntu w'umuhanga uzi ubwenge agitera kugubwa neza. Umukene urenganya indushyi ameze nk'imvura y'umugaru ikunkumuye imyaka. Abanga amategeko bashima abanyabyaha, ariko abakomeza amategeko barabarwanya. Inkozi z'ibibi ntizimenya imanza zitabera, ariko abashaka Uwiteka bamenya byose. Umukene ugenda ari inyangamugayo aruta icyigenge naho cyaba ari igikire. Uwitondera amategeko ni umwana uzi ubwenge, ari uwiyuzuza n'ibisambo akoza se isoni. Ugwirisha ubukungu bw'indamu n'inyungu mbi aba abishakiye ubabarira abakene. Uwiziba amatwi ngo atumve amategeko, usenga kwe nako ni ikizira. Ushuka umukiranutsi ngo amuyobereze mu nzira mbi azagwa mu rwobo yicukuriye, ariko umukiranutsi utunganye azazungura ibyiza. Umukire yiyita umunyabwenge, ariko umukene ujijutse aramugenzura akamuhinyura. Abakiranutsi iyo baguwe neza habaho icyubahiro cyinshi, ariko iyo abanyabyaha bagiye ejuru abantu barihisha. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Hahirwa umuntu uhorana kubaha, ariko uwinangira umutima azagwa mu byago. Umutware mubi utwara ubwoko bukennye ameze nk'intare itontoma n'idubu rihiga. Umwami utagira ubwenge akunda kurenganya cyane, ariko uwanga indamu mbi niwe uzarama. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga bityohe he kugira umutangira. Ugenda atunganye azakizwa, ariko ugoreka inzira ze azagwa bimutunguye. Uhinga imirima ye azahaga ibyo kurya, ariko ukurikiza inkorabusa azahaga ubutindi. Umunyamurava agwiza imigisha myinshi, ariko uyihutira kuba umukire ntazabura guhanwa. Kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Umuntu w'ishyari ashakana ubukungu bwira, kandi ntamenye yuko ubukene buzamugeraho. Ucyaha umuntu hanyuma azashimwa kuruta ufite ururimi rushyeshya. Uwibase cyangwa nyina maze akavuga ati si icyaha, uwo ni mugenzi w'umurimbuzi. Ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, ariko uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Uwiringira umutima we ubwawo ni umupfapfa, ariko ugendera mu bwenge azakizwa. Uha abakene ntazakena, ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Iyo abanyabyaha babyutse abantu barihisha, ariko iyo barimbutse abakiranutsi baragwira. Imigani ibice 29. Ucyahwa kenshi agashinga izosi azavunagurika atunguwe nta kizamukiza. Iyo abakiranutsi bagwiriye abantu barishima, ariko iyo hategeka umunyabyaha abantu bacura imiborogo. Ukunda ubwenge anezeza se, ariko ubana n'abamaraya yiyaya ibintu bye.
umwami akomeresha igihugu imanza zitabera, ariko uhongesha aragitsinda. Umuntu ushyeshya umuturanyi we aba asa nk'uteze amaguru ye ikigoyi. Mu gicumuro cy'umunyabyaha harimo umutego ategewemo, ariko umukiranutsi arishima akavuza impundu. Umukiranutsi azi urubanza rw'abakene, ariko umunyabyaha nta bwenge afite bwo kurumenya. Abakobanyi bakongeza umudugudu imivurungano, ariko abanyabwenge bahosha uburakari. Umunyabwenge iyo agiye impaka n'umupfapfa, naho yarakara cyangwa agaseka ntabwo zakoroha. Abakunda kwicana banga intungane, kandi n'umukiranutsi bashaka uko bamwica. Umupfapfa agaragaza uburakari bwe bwose, ariko umunyabwenge arifata akabucubya. Iyo umutware yumviye amazimwe, abagaragu be bose baba abanyabyaha. Umukene n'urenganya amahuriro yabo namwe, Uwiteka ahwejesha amaso ya bombi. Umwami ucira abakene imanza zitabera, ingoma ye izakomera iteka ryose. Umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. Iyo abanyabyaha bagwiriye, ibicumuro nabyo biragwira, ariko abakiranutsi bazabitegereza bahenebere. Hana umwana wawe azakuruhura, ndetse azanezeza umutima wawe. Aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Ikiretwa ntigihanishwa amagambo, n'iyo kiyumvise ntikiyitaho. Mbese wabonye umuntu uhuta amagambo, bakwemera umupfapfa kumurutisha uwo. Umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe, hanyuma azabera shebuja umwana. Umunyamujinya abyutsa intonganya, kandi umuntu w'inkazi agwiza ibicumuro. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Uwiyuzuza n'umuja aba yiyanga, yumva uko arahizwa akanga kubivuga. Gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Benshi bashaka gutona ku mutware, ariko Uwiteka niwe ucira abantu imanza. Ukiranirwa azirana n'abakiranutsi, kandi ugenda ari intungane azirana n'abanyabyaha. Imigani ya Aguri. Imigani igice cya 30. Amagambo ya Aguri mwene Yake y'ubuhanuzi. Uwo mugabo abwira Etiyeli ndetse Itiyeli na Ukari ati: ni ukuri ndi umuntu umeze nk'inka kurusha abandi bose, simfite kujijuka nk'umuntu, kandi sinize ubwenge, simenya n'uwera uwo ari we. Ninde wazamutse mu ijuru kandi akamanuka? Ninde wateranyirije umuyaga mu bipfunsi bye? Ninde wapfunyitse amazi mu mwambaro we? Ninde washinze impera zose z'isi? Izina rye ninde? Kandi izina ry'umwana we ninde, niba uyazi? Ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Nagusabye ibintu bibiri, ntubinyime umwanya nkiriho. Nkuraho ibitagira umumaro n'ibinyoma bimbe kure. Ntumpe ubukene cyangwa ubukire, ahubwo ngaburire ibyo kurya binkwiriye, kugira ngo ntahaga nkakuhakana ntuwiteka n'iki, cyangwa nkaba umukene nkiba nkagayisha izina ry'Imana yanjye. Ntukabeshyere umugaragu kuri shebuja, kugira ngo atakuvuma ugatsindwa n'urubanza. Hariho umuryango w'abantu bavuma base, kandi ntibahe ba nyina umugisha. Hariho umuryango w'abantu biyita intungane, kandi batuhagiweho imyanda yabo. Hariho umuryango w'abantu bariya bagira amaso y'ubwibone, ijisho barikura mu gihene. Hariho umuryango w'abantu bafite amenyo ameze nk'inkota, n'ibijigo bimeze nk'ibyuma, byo gutsemba abakene mu isi n'indushyi, ngo bazikure mu bantu. Umusundwe ufite abakobwa babiri bataka bati mpampa. Hariho ibintu bitatu bitagira igihe bihaga, ndetse n'ibine bitavuga biti birahagije: imva, inda itabyara, isi idahaga, amazi n'umuriro utavuga ngo mpaze inkwi. Ijisho ry'useka se akanga kumvira nyina rizanogorwa n'ibikona byo mu bikombe, kandi ibyana by'ibisiga bizarimira. Hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho, ndetse n'ibine ntazi:
ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja hagati, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Niko ubugenge bw'umugore w'amaraya bumeze, ararya akiyunyuguza, maze akavuga ati nta kibi nakoze. Hariho ibintu bitatu bitigisa isi ndetse n'ibine itabasha kwihanganira: umugaragu iyo ahindutse umwami, umupfapfa iyo aguye ivutu, umugore w'igicamuke iyo atashye mu nzu, n'umuja iyo azunguye nyirabuja. Hariho ibintu bine biba ku isi bitoya ariko bifite ubwenge bukabije. Ibimonyo ni ubwoko budakomeye ariko byibikira ibyo kurya mu cyi. Impereryi ni ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu mu bitare. Inzige ntizigira umwami ariko zitera zigabanyijemo imitwe. N'umuserebanya ufatisha amaboko yawo ariko uba no ku nyumba z'abami. Hariho ibintu bitatu bifite imigendere myiza ndetse n'ibine bigenda neza cyane. Intare irusha izindi nyamaswa zose amaboko kandi ntigira ikihunga. Ifarashi y'intambara n'isekurume y'ihene kandi n'umwami utagira abamugomera. Niba wakoze iby'ubupfapfa ukishyira ejuru, cyangwa niba wagambiriye ibibi wifate ku munwa. Gucunda amata, kuresa amavuta, guhotora izuru, kuvusha amaraso, niko gutera uburakari kuzana intonganya. Inama umwami Lemuweli yahawe. Ibice 31 mu gitabo cy'imigani. Amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishije. Mwana wanjye ndakubwira iki? Ese nkubwire iki mwana wanjye nibyariye, ko ari wowe nahigiye? Ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe, kuko ari cyo kigusha abami. Ntibikwiriye abami, Lemuweli we. Abami ntibakwiriye kunywa vino cyangwa ibikomangoma, kubaririza ibisindisha aho biri. Be kunywa bakibagirwa ibyategetswe, bakagoreka imanza z'abarengana. Ibisindisha ubihe ugiye gupfa, na vino uyihe ufite intimba mu mutima. Murekanywe urwo rushungandushyi rumutere kwibagirwa intimba ye. Bumbura akanwa kawe uvugire ikiragi, kandi uburanire abatagira shinge na rugero. Bumbura akanwa kawe uca imanza zitabera, ucira abakene n'indushyi urubanza rutunganye. Ishimwe ry'umugore ufite umutima. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyera n'imbaraga agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotoza. Aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yibohera ibirago by'isuna. Imyambaro ye ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu, yicaranye n'abakuru b'igihugu. Aboha imyambaro akayigura, agororera abagenza imikandara. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa k'ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka ni we uzashimwa. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Imana ibahe umugisha, mugire weekend nziza. Tuzakomeza igitabo cy'imigani turagishoje, tuzakomereza mu gitabo cy'umubwiriza. Imana ibiteho kandi Imana ibagirire neza. Ndabakunda mu izina